Bakame. Mwaramutse neza nshuti zanjye. Bakame, ibi bintu byose biri hano ni ibyawe? Yego, byose ni ibyanjye. Ni ibikoresho gakondo. Ibikoresho gakondo? Yego, ibikoresho gakondo ni ibikoresho Abanyarwanda ba kera bakoreshaga. Ariko n'ubu hari n'abakibikoresha da. None se muri ibi bikoresho biri aha nta na kimwe muzimo? Jyewe nzimo umusambi. Iwacu dufite umusambi dukunda kwicaraho. Nta kindi mubona muzimo? Nanjye nzimo isekuru. Mu rugo dufite agasekuru gato ko gusekuriramo tungurusumu. Dore iyi ni teremusi ikoze mu giti. Iyo ntabwo ari teremusi ikoze mu giti teta. Icyo ni icyansi cyo kukamiramo amata. Nshuti zanjye, maze kubasobanurira ko icyansi ari icyo gukamiramo amata. Hanyuma rero ngiye no kubasobanurira n'ibindi kugira ngo nabyo mubimenye, sibyo? Yego! Iki cyitwa ikibindi. Ni icyo kubikamo ibyo kunywa bitandukanye. Iki nacyo ni icyungo. Ni icyo gutekeramo. Iyi yitwa imbehe. Niyo kuriraho. None se biriya byo ni ibiki? Kiriya ni igiseke, nawe iki ni igitebo. Nibyo rwose, Gasaro yabikoze. Byombi babishyiramo ibiribwa bitandukanye. Bakame, ibi bikoresho byose ni byiza. Iwacu tubifite nakwishima. Jyewe ndaza kubwira papa na mama bazabituzanira. Yego, ubwo se muraza kubasha kubasobanurira uko byitwa n'akamaro kabyo? Yego! Ngaho nimubinsubiriremo numve niba mwabimenye koko. Njyewe ibikoresho gakondo nabonye ni isekuru yo gusekuriramo n'icyansi cyo gukamiramo amata. Nanjye nabonye icyungo cyo gutekeramo, imbehe yo kuriraho n'umusambi wo kwicaraho. Njyewe nabonye igiseke n'igitebo byo gushyiramo ibiribwa ndetse n'ikibindi cyo kubikamo ibyo kunywa. Yororo! Nuko mwabimenye rwose. Noneho reka mbanze mbike ibi bikoresho nze tujyane gukina. Yeee! Gukina!